niba wizera Kristo ukaba uri umukobwa uri umuhungu ukijijwe, ukwiriye kuba ufite kwizera kuvuga ngo wemerewe gushaka no gushakwa n'umuntu uwo ari we wese apfa kuba ari w'Imana yaguhitiyemo, kuko Imana niguhitiramo ntabwo izagendera kuri kirazira z'umuryango wawe, ntabwo izagendera ku cyo runaka na runaka bapfuye bigahinduka urwango hagati, ntabwo ibyo ngibyo Imana ibigenderaho, kuko Imana irema Adamu na Eva ntibari bafite ubwoko runaka ngo uyu munsi tuvuge ngo uyu ntiyashaka muri ubu bwoko, bari abantu babiri. Bivuze ngo Imana yashatse kwerekana ko muzaba umwe, ibyo uvuga by'umuryango w'ubwoko n'iki, muzaba umwe nimushakana. Imana ivuga ko iyo umugabo n'umugore bamaze guhura bahinduka umuntu umwe, icyari amoko abiri ntikiba kigihari, haba havutse ubwoko bumwe. Bivuze ngo rero dukwiye kurenga ibyo ngibyo, umuvumo ukurwaho n'uwaho kuvumye cyangwa ugakurwaho no gusenga n'Imana. Subiza twihuse bataza ko mufitanye isano y'amaraso uhereye kuri so cyanyu kukubyara, nyogosenge, so wanyu, nyokorome, umubyeyi wese mufitanye isano y'amaraso yakuvuma. Gusa imivumo yabo ishobora kutagira imbaraga zimwe bitewe n'iyo sano nyine mufitanye. Yakuvuma, yakwaturaho amagambo mabi kandi akakugiraho ingaruka. Ariko nanone dushobora kugaruka ku ruhande rw'abantu bizeye Kristo, nicyo kintu nshaka kugarukaho. Bibiliya iravuga ngo umuvumo udafite icyo ufataho ngo umeze ngo nk'igisiga kiguruka, umeze nk'inyoni iguruka, ni ukuvuga ngo ntufite ireme. Ubundi umuvumo ugira ingaruka zikomeye ni ukuba wakoze ikintu gikomereye ku mubyeyi cyangwa se kuri uwo muntu utubashye agufiteho ububasha n'ubutware, yarangiza nawe akakuvuma. twongeye kubasuhuza mwese bakunzi ibiganiro by'inkingi y'umuryango. Turizera ko muri amahoro, turizera ko Imana ikomeje kubarinda, kandi dukomeje gushimira uburyo mutadutererana mudukurikira umunsi ku wundi. Abatwandikira Imana ibaha umugisha, abatubwira ko mwafashijwe Imana ibaha umugisha. Nkuko mubizi ikibagezaho ni Nirererisi, ariko mbana bafitiye umutumirwa n'isanganyamatsiko nateguye. Tutarinjirayo mu kiganiro nyirizina, ndagira ngo umutumirwa wacu uyu munsi abanza asuhuze abadukurikirana bibwire. Ndabashuhuje abo nari nkumbuye, namwe mwari munkumbuye, si ubwa mbere tuje kuri iyi channel y'inkingi y'umuryango. Turabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, abamwizera, abamukunda n'abatamwizera, kandi babwire ko nta kibazo cye, ntacyo atwaye ntacyo atwaye, namwe mwamukunda n'umugabo mwiza Yesu. Hanyuma nitwa Mugwaneza Alex, ndi umugabo, mfite umugore, mfite abana beza, mfite umuryango, nguwe neza Umwami wacu. Elize, bimeze bite? Turashima Imana Alex. Kudutumira uyu munsi, nari nkumbuye kuza kuganira, tuganiriza abantu ku muryango. Urakoze cyane Alex, Imana ibaha umugisha guhora mwitabira ubutumire bwacu. Murakoze kuri uyu musanzu mushira ku musozi w'umuryango. Ese hari feedback mujya mubona mu biganiro tujya tubaha? Byari abanyandikira feedback, buriya abantu batumva icyongereza basobanurira icyo ari cyo. Feedback ni ukuvuga ngo nyuma y'ikiganiro twakoze, ese hari ingaruka kigira ku bantu tukamenya ko cyabafashije cyangwa kitabafashije, wenda tubivuge gutyo. Zirahari abantu baratuvugisha tubana ibyiza, abantu benshi bari mu bwigunge cyangwa se ibintu bibabana bibi kubera kubura amakuru, cyangwa se kubera kubura abantu babakomeza, cyangwa se kubera kubura abantu babaha icyitegererezo n'ubuhamya butandukanye. Nzi ko ibiganiro byacu biba birimo utuntu twinshi, inyigisho, ubuhamya, inama, ibintu bitandukanye bifasha abantu. Rero benshi batubwira ati mukomeze kuraje, birimo biradufasha. Barahari. Urakoze cyane Alex. Nanjye bajya banyandikira mu gikari, mfitemo ubuhamya bukomeye cyane. Ni ukuri turashima Imana, kandi mwambaye neza mukozi w'Imana. Urakoze cyane. Reka rero twinjire mu nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Ndibutsa abadukurikiye yuko inkingi y'umuryango channel ifite inshingano zo gucukumbura ibibazo biri mu miryango, ariko ntiturebe ibibazo gusa, tuba dushaka n'igisubizo, dushaka ikibura kugira ngo umuryango ugire amahoro ku isi yose.
twubake umuryango utekanye, umuryango Imana yifuza. Niyo mpamvu rero ngenda mpitamo isanganyamatsiko, ndebye ibibazo biri muri sosiyete, ndebye ibibazo biri mu muryango muri rusange. Uyu munsi rero umukozi w'Imana Alex natekereje yuko mwatuganiriza ku kijyanye n'imiziro. Tujya twumva ngo abantu ngo ubukwe bwapfuye, ngo basanze ngo umuhungu n'umukobwa ngo bafitanye kirazira imiziro, ngo imiryango ngo yanze kwa kanaka, ngo ese Alex tutarinjira mu kiganiro cyane, ubundi se imiziro ni iki? Imiziro nituza muri ubwo buryo bw'aho waruhereye, biragaragara ko biza bijya mu muco nyarwanda, ariko noneho bikaza bijya ku muryango cyane. Imiziro harimo inshinga, kuziririza, hakaba amagambo, kirazira. Imiziro ni ibitemewe gukorwa mu muco nyarwanda, biba byaremeranyijweho, kavuga bati uko umuryango nyarwanda ugomba kubaho, kirazira gukora ibi n'ibi n'ibi. Ndumva mu magambo make ari uko navuga imiziro, wenda turaza kubona ingero, ariko ndumva navuga gutyo. Cyase niba unyemereye twanzike tukomeze. Imiziro, umuryango nyarwanda wabayeho kera. Sinanavuga ngo hari umuntu uzi neza umwaka umuco nyarwanda watangiriye, kuko umuco ni ikintu gikura. Mwadushaka kuba tuvuga umuco ushingiye ku nka, ingoma n'ibindi bitandukanye, ariko mbere yabyo se nivuga ngo hari ibyabashije kwandikwa, kwegeranywa, ari by'uyu mwanya dusigasira tukagenda tubyongeraho ibindi. Ariko muri uwo muco wacu nyarwanda wari ugiye ukubiyemo izo bagiye bita nyine kirazira, kugira ngo tugire amahame shingiro ayobora umuryango nyarwanda. Muri iyo miziro rero hari uyusomye nk'igitabo cya Bigirumwami, Musenyeri Bigirumwami, hari n'ibindi bitabo bitandukanye, ariko nashatse gufataho agace ku cyo yise imiziro. Nawe yagiye yandika igaragara navuga abakurambere bacu cyangwa se abantu bari inkingi z'umuco wacu, ibyo bagiye basigasira. Harimo muri izo kirazira, harimo iyo bita kubika ibanga. Umunyarwanda hava akagera yagombaga kuba azi ko ari umuntu ugomba kubika ibanga. Ni ukuvuga ngo rero niba kubika ibanga ari indangagaciro y'umunyarwanda, ni ukuvuga ngo kirazira kumena ibanga. Iyo umennye ibanga winjiye mu miziro. Hanyuma turakomeza bavugamo kugira isuku. Buri isuku y'abanyarwanda, kuvuga ngo u Rwanda rurakeye, u Rwanda imihanda irakubuye, ahantu hose haba mukuru duhanda dusa, abantu base neza. Abantu bagira ngo ni ibintu bije nonaha, oya, byari mu ndangagaciro za kera. Urumva igihe igitabo cyandikiwe yanditse ibyo yasanze, ntabwo yanditse ibimuvuyemo, nawe n'ibyo yasanze. Bivuga ngo ni ibya kera ko abanyarwanda kizira kugira umwanda, kirazira kugira umwanda mu banyarwanda. Urumva biri mu muco. Niyo mpamvu abantu benshi bati u Rwanda ko rusa neza, bakagira ngo biri mu muco biturimo ko umuntu agomba gusa neza, aho ari hagasa neza, ibyo akora bigasa neza. Hanyuma hakabamo kubaha. Kirazira uvuga ngo iyo umuntu atubashye, yashoboraga kwicazwa n'inteko y'abakuru bakamubaza ibibazo, kuko yabaga yarenze kuri kirazira. Niyo mpamvu abanyarwanda ubona bacisha make, adapfa kuvugira uko yibonye imbere y'umuntu ngo asakuze avugire hejuru agire gute, kuko arubaha. Mukuru yubaha umuto, umuto yubaha umukuru. Urumva ngo muri kirazira z'abanyarwanda icyo kintu barakizi. Wenda twe twisanga tubibamo, ariko uko tubivugaho uko niko abantu bagenda bamenya ko guhera kera byari byanditse, byari bihari, bizwi ko muri kirazira z'abanyarwanda ibi n'ibi birimo. Harimo ikinyabupfura, kugira ikinyabupfura n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Rero nituvuga imiziro yazaga igaragaza itandukaniro ry'ibyo. Mu Gifaransa bavuga le contraire, cyangwa se ntibavuze byose, ariko barimo baragaragaza bimwe mu byatumaga abanyarwanda bagira umurongo ngenderwaho. Rero wambajije ku kigendanye n'umuryango kubaka, sinzi niba icyo kintu bagikomojeho. Unyibukije neza, wavuze se ni izihe kirazira ashobora gutuma umuntu adashakana n'undi, ku buryo utashaka mu muryango runaka kubera kirazira?
ngira ngo ni ibintu nk'ibyo ngibyo. ni nk'ibyo ngibyo Alex, haragiye twumva ngo ubukwe bwapfuye, ngo basanze ngo naka na naka ngo hagati yabo harimo imiziro, cyangwa se ukumva ngo babirenzeho, ngo ababyeyi babyanze, ngo none ngo bagize imyaka mu rushako. Se Alex, ibyo bintu ariko ubundi reka mbibarize mutaransubiza icyo kibazo, imiziro yaturukaga kwandi? Imiziro ishigwaho nande? Imiziro ishyirwaho n'abantu bayoboye imiryango, reka mbyite gutyo. Urumva kera twabitandukanya n'ubu ngubu dufite inteko isigasira umuco nyarwanda, niyo igenda imenya ngo iki ngiki kirazira, iki n'ikizira, ifite uko isigasira uwo muco. Iyo nteko irahari. Bivuga ngo muri politiki y'u Rwanda harimo ko umuco nyarwanda ari ikintu gikomeye, niyo mpamvu bashyizeho inteko isigasira umuco, harimo kwita ku rurimi n'ibyo byose. Iyo kera bavuga ngo kirazira kumena igisabo, kumena igisabo, wenda hari amagambo uyu munsi yimbitse ushobora no gukoresha umuntu ntayumve, nk'umwana kumubwira ngo kubogora, kubikira amata ko atamenwa amata, urumva ibyo birahari. Iyo tuve gushyingura, umuntu ashaka guhita yumva ko ari ukugira usororo cyangwa kwirimbi guhamba, ariko gushyingura, gufata ikintu ukagenda ukagishyira mu bubiko bwacyo, gushyingura ikintu. Bivuga ngo rero umuco nyarwanda warimo za kirazira nyinshi. Niba nkubwiye ngo igisabo ni igikoresho cyubahwa, nigeze sinabivuze, ariko mu muco nyarwanda, mu muco inka, ingoma ni ibintu byari bimwe mu nkingi, cyangwa se n'uyu munsi bigize umuco nyarwanda. Ibintu byerekeye ku nka rero urumva bikubahwa, igisabo gicunda amata, uvuga ngo kukimena hari ikintu uba ukoze, gufata amata ukayamena uko iboneye, kuko umuco w'inka ni ikintu gikomeye mu muco nyarwanda ku inka. Hanyuma ingoma ntawicara ku ngoma. Hari ibintu byinshi nagiye nsanga. Imbehe cyari igikoresho cyo kuriramo, bakatubwira ngo ntawicara ku mbehe. Wenda uyu mwanya hari abantu batazi imbehe bari munsi yanjye, ariko imbehe cyari igikoresho cyo kuriramo, hanyuma ndibuka ko hari yatubwira ngo wicaye ku mbehe uri umuhungu uhinduka umukobwa. Ariko mu by'ukuri birashoboka ko ntago wahindukaga umukobwa, ariko kwari ukugira ngo hatagira umwana uza gufata ya mbehe agahita yitiza, agahita yicaraho. Urumva mu muco wacu hari ukuntu bagendaga bafata ibintu bakabiha umurongo, bakabiha inyito kugira ngo biyobore umuryango. Iyo miziro bamaze gushyirwaho n'abandi. Niba ndi umubyeyi, uriya ari umubyeyi, sosiyete cyangwa se agace runaka gafite abayobozi b'imiryango. Kera byatangiraga ari abayobozi b'imiryango, uko hajeho politiki hazaho abashefu n'ibindi bitandukanye, umwami, ibyo simbitindaho. Ariko uko ubuyobozi bwose buri, hari abantu baba bavuga rikijyana mu muryango, mu gace runaka. Abo rero icyo bavuze rimwe na rimwe hari igihe gihinduka ihame. Umwami yaravugaga ngo ciye iteka, icyo avuze ubwo kikajya mu mategeko guhera uwo munsi. Uyu munsi ukaba wasanga turimo kugendera ku kintu cyavuzwe wenda na yuhi runaka, cyavuzwe n'umwami runaka, cyabaye umuco, cyabaye ihame, cyabaye kirazira. Warumbaje ngo bishyirwaho n'abandi. Urumva ndimo ndakubwira uko byagiye biza, abami, abayobozi, abakuru b'imiryango, bitewe n'icyo babona gikwiriye kibereye umuryango. Kugira ngo turagaruka rero kuri iyo nsanganyamatsiko ivuga ngo ni uwuhe muryango umuntu atashaka. Urakoze cyane Alex. Nibutsa abadukurikiye yuko intego y'iki kiganiro atari ukubangamira umuco nyarwanda, ahubwo turagerageza kurebera hamwe twese umuco nyarwanda tukawuhuza na Bibiliya, hanyuma tukubaka umuryango utekanye Imana yifuza. None Alex, ngira ngo mwari mutangiye munabikomojeho. Ese ni iyihe miryango ifite kirazira yo kudashakana? Ese hari icyo ubiziho? Bikiraho ndakubariza arimo ibibazo bibiri. Nigeze kubanganira n'umuntu wenda ntavuze, aravuga ati burya rero iriya miryango ubona, buri muryango ugira igisimba kiwuhagarariye bitewe n'icyo bawutongereye. Ndira ngo naranamubajije nti se nk'urugero ni nk'abanyiginya, aransubiza ati abanyiginya bahagarariwe n'umusambi. Ese umusambi uvuga icyo atubwibone?
ndagira ngo wenda ibyo bintu byose uze gusa nk'ubidusobanurira kugira ngo abadukurikiye, hari igihe umuntu ashobora kuba imbata y'ikintu kubera ko yagisanze ari ihame ariko atazi iyo cyaturutse, wenda ku kanya kitakabaye kimubaho ihame. Cyane cyane ubu kuri iki kiganiro ni icya gikristo, muraza no kubihuza n'icyo Imana ishobora kubivugaho. Ubwo iyo mvuze Imana ni Bibiliya. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane Elise. Ngira ngo turi hano tudahagarariye inteko, wenda tuvuge ngo turaca iteka bitewe n'imyanzuro runaka, mpari nkangiye umwanya banga ibyo ndi buvuge. Nagira ngo mbwire umuntu ko ntaje gusenya ibyo yemera, kuko turimo turaganiriza abantu bafite imyemerere myinshi itandukanye. Icya kabiri, bafite nuko bazi umuco, babona umuco bitewe n'ubuzima bavukiyemo babayemo. Uko umusaza ari bwumva ibyo mvuga siko urubyiruko umuntu mutari bwumva ibyo mvuga. Ikindi, uko umukristo ari bwumva ibyo mvuga siko umuntu udafite aho ahuriye n'ubukristo nawe ari bubyumve. Turimo turaganiriza abantu, ariko turareba uburyo tuza kubihuriza hamwe kugira ngo tugire ubutumwa twaha. Cyane cyane nyine urumva ababyiruka b'uyu munsi ari nabo barimo kwinjira mu rushako cyangwa n'abarurimo, n'abandi barimo kuzamuka. Gushaka imiziro ngo umuryango runaka uhagarariwe n'umusambi, abahagarariwe n'ingwe, sigaba ngire ngo abahagarariwe n'igike. Ingwe ivuga iki Alex? Bashaka kuneza ibibazo n'abazigaba. Kuko ntago ari twebwe tubishizeho ubu ngubu, waje kuvuga ibyo uzi ndakeka, ntago ari wowe uri kubibatiza. Ntago ari njye uri kubibatiza, wenda hari n'utabizi akisanga ateye acyo ntamenye ikimuyoboye. Ingwe urayizi, ingwe ntiwayikora mu jisho, ikoze mu jisho yagusimbukana. Yagusimbukana. Ubwo mvuze nziga ariko barabyumva. Tuvuze ngo abega habagarariwe n'igikeri, hamwe gushobora gukandagira igikeri, nubwo yaba ari mu modoka akakibona araparika ku ruhande, banza agende agitambutse kive mu muhanda hanyuma yikomereze. Ariko ubwo uwo nubizi urumva. So rero tuze kugaruka tuvuge icyo twe dushaka uyu mwanya, kuko wavuze imiziro mu muryango. Wenda ibyo si byo turi butindeho, kuko nkeka ko icyo wavuze kandi gikomeye uyu munsi ni ukuba umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa bakundana, urukundo rwabo rukogera, hazamo ingingo yo kuvuga ngo ndashaka kubana na runaka cyangwa nyirarunaka. Ababyeyi bakakwicaza, n'uwo kwande avuka mu wuhe muryango, bakabaririza ahubwo ati uriya muryango ntabwo twemerewe kuwushakamo. Aho ndumva ari wo hakomeye. So mu bimwe rero bituma bavuga ngo ntabwo wemerewe kuwushakamo, ntabwo wabimbwiye ko niwe urimo kumbaza, wenda ngo menye uko nsubiza, ariko turagerageza kubyegeranya bitewe n'amakuru natwe dufite. Kuko nibwo buzima bwa buri munsi tubamo, twirirwa tugira inama abantu, hari ibyo batubaza. Hari ukubwira ngo uriya muryango tugirana inzigo. Ubwo hajemo akandi kantu bita inzigo. Inzigo rero wambwiye imiziro, ariko imiziro n'inzigo ni ibintu bibiri bitandukanye. Inzigo ibaho hari ikibazo cyabaye hagati y'abantu babiri. Wenda Elise utujya dutaha amakwe aho barimo gusaba, barimo gusaba bati uriya muryango ni waje kudusaba umugeni, ati runaka ntimumubona, ati nuzi ko inka zacu twagiye gushora inka zacu yangiza akazirukana, akaba ati inka zanyu ntago zinywera ku iriba ryacu. Urumva ugasanga bimye umugeni wa muryango kubera amateka bafitanye nawo, kubera ikibazo cyabayemo. Nimvuga inzigo rero wumve ko ni cya kibazo cyabaye hagati y'imiryango yombi, hanyuma kigatuma hagati yabo habaho kutumvikana. Niyo ngo dufitanye inzigo, niyo ngo dufitanye ikibazo gituma tudashobora gushyingirana, cyabaga ari ikibazo gikomeye. Hanyuma ushobora kuba waranywanye n'umuntu, kera habagaho kunywana, umugabo n'undi bakagirana igihango, bakarasaga amaraso, umwe akanywa amaraso y'undi, undi akanywa amaraso y'undi, bagakora indahiro kuri cya gihango bagiranye, bakagiriraho indahiro, bakavuga ati hagati yanjye nawe nta kintu kizaducamo, sinzaguhemukira ntuzampemukira, nuterwa nzagutabara, ninterwa uzantabara. Bakagira indahiro bakorera kuri
kwa kunywana kwabo, urumva ni indahiro y'amaraso. Iyo ndahiro y'amaraso bagiranaga rero, iyo umwe yatatiraga igihango, babyita gutatira igihango, ni igihango mwagiranye, mwarahiye indahiro ku maraso, umwe aragitatira, mwumvikanye kubana amahoro, mwumvikana gushakana, mwumvikana guhana inka, abageni n'ibindi byinshi, umwe akabirengaho, abatatiriye cya gihango. Ni ukuvuga ngo iyo mwari mwaranywanye hakazamo ako gatotsi, wenda umwana wagahemukira uwundi, cyangwa se ukivana muri ya ndahiro nta gahunda, ugahemukira wa muntu mwanywanye, icyo gihe ashobora kutaza kukugirira nabi, ariko akabwira abana be akavuga ati nkiriho cyangwa naba naranapfuye ntihazagira umwana wibeshya ngo ashake muri uriya muryango, kuko batatiye igihango twari dufitanye. Ndimo ndagenda ncukumbura uko abana bisanga mu mateka, abenshi baba batazi aho yagiye atangirira. Mu by'ukuri ntabwo nabivuga ngo mbirangize, ariko ikintu bita inzigo, imiziro n'ibindi, kuvuga ngo umuryango runaka ntitwawushakamo, harimo byinshi byabaga bituruka ku bakurambere b'iyo miryango, bo bagiye bahuriraho bakagirana ibibazo, bangiza bakatura amagambo, bakaba bati ntihazagire ugira gute urenga aka gasozi, iwe ngo uyu mugezi ngo ajye kuri kariya gasozi, kuko uriya muryango twagiranye ibibazo. Ugasanga kwambuka ako gasozi uwo mugezi ni ikibazo, kuko byavuzwe n'umuntu. Kandi ibyo byagiraga imbaraga, kuko ababyeyi amagambo bavuze aba afite imbaraga. Iyo umubyeyi yatuye umugisha uba ku bana. Iyo umubyeyi yatuye umuvumo ujya ku bana. Umubyeyi yavuze ati urakagira gutya, akakuvugaho ijambo ribi, urakagwa ku gasozi n'ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga abana ubyaye woguye ku gasozi, abo usize ubyaye nabo baguyeyo, kagwa ishyanga, ibintu nk'ibyo. Urumva umubyeyi ni bandi babishyizeho, n'abana ibyo bavuga, ibyo bakora bigenda bihinduka nk'umuco. Ariko rero turaza kureba, ese birakwiye koko ko umwana w'umuhungu n'umukobwa bakundana uyu munsi? Ababyeyi bakavuga ati ntabwo wemerewe gushakana na nyira runaka, kuko kera ababyeyi bacu bigeze kugirana ibibazo, cyangwa abakurambere bacu. Ntekereza ko kera batanayivuga, barababwira gusa ngo kirazira, ntimurenge ku gihango, ntabwo babasobanurira impamvu bababujije. Ndaza kugaruka kwifashisha amakuru Paul ni intumwa Pawulo muri Bibiliya yahaye Timoteyo, ku bantu bazi Bibiliya ba Kristo. Mu magambo amwe yamubwiye muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere ni igice cya 4 imirongo iri aho ngaho, yamubwiraga ku bigendanye n'ibintu bigaragara mu myitwarire y'abantu, bikaza gusa nkaho bibangamira ubutumwa bwiza. Avuga ko ngo ariko imigani itari y'Imana. Mu Cyongereza bavuga imigani ipfuye, sinayita ngo ni imigani ipfuye, ariko nanone hari ibintu dufata nk'umuco, ngo akabaye icwende nikoga, kabaye icwende nikoga niyo koze ntigacya. Uwo mugani wubwiye umuntu, ukawubwira umuntu ntashaka kugirira icyizere umuntu. Uvuga ngo niba umuntu yarigeze kugira icyaha, umuntu akacyihana, umuntu akareka cya cyaha, uranyumva Yerize? Ni ukuvuga ngo icyo cyaha umuntu iyo akihannye, hanyuma ukamubwira umugani ngo akabaye icwende ntikoga, ngo niyo koze ntigacya, biba bigaragaje ko wa muntu muri sosiyete, wa muntu mu bandi, umushyizeho icyasha cy'uko ibyo yakoze ashobora kongera kubikora. Si byo Yerize? Bigaragara rero ko akabaye icwende ntikoga niyo koze ntigacya ni umugani nge numva ko ntemeranya nawo ku bigendanye n'imihindukire y'umuntu, ku bigendanye no kuyobora cyangwa se no gushingira, gutanga ihame ku mibereho y'abantu. Nibyo rero Paul yabwiraga Timoteyo, yamubwira ati witonde, uzagenda usanga abantu bafite ibintu basanzwe bemera, basanzwe bagenderaho, ariko gerageza ubihuze n'ubutumwa bwiza kugira ngo uhe abantu icyerekezo
kirambye. Urumva niba abantu bakubwiye ngo dufite imiziro, hari igihango udagomba gutata, nuvuga ngo hari ivangura ryaje. Kandi tugende no kuri politiki yacu y'u Rwanda, politiki yacu y'u Rwanda yanga ivangura iryo ari ryo ryose, ryaba rishingiye ku idini, ryaba rishingiye ku gitsina, ryaba rishingiye ku karere, ryaba rishingiye ku bwoko. Iryo vangura politiki yacu ntiryemera, kandi ni politiki nemeranya nayo. Kuko ese twareba icyo dupfana tukacyubakiraho kurenza gushingira ku cyo dupfa? Kuko niba ubuze umwana gushaka mu muryango runaka kubera ibyabaye, kubera icyo ababyeyi bapfuye cyangwa se abakurambere bapfuye, ntabwo ari ibintu bikwiriye ko twakomeza kubakiraho uyu munsi. Ahubwo twarandura tukajya mu mizi, hanyuma tugashaka uburyo tuganiriza abantu, twavuga biriya n'ibyo bapfuye, ariko hari icyo dupfana. Icyo dupfana kitwemerera ko twese tuba ngo turi bene Kanyarwanda. Reka ngaruke mu muco, turi bene Kanyarwanda, turi Abanyarwanda, ndi Umunyarwanda. Kujya rero kuvuga ngo uyu muryango hari igihango waba utatiriye iki, ntabwo ari ibintu, ntabwo ari ihame ngiye mbonana twakomeza kubakiraho uyu munsi. Ahubwo twareba n'izihe ngaruka bigira, tukareba uburyo izo ngaruka. Urakoze cyane Alex. Usanga kenshi abasore n'inkumi batinya bati niturenga kuri ibi baratuvuma. Ngaruke no kuza kuvuga ko ubu ngubu kubera ibihe u Rwanda rwaciyemo, reka wenda twibande ku Rwanda kuko ariho umuco waho tuzi, benshi nta n'ababyeyi bakigira. Ugasanga sigaranye wenda nka nyirarume, se wabo, nyirasenge. Ndanabihuze n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ubutunzi ni feza bitangwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza atangwa n'Imana. Nkunze kubwira abantu ngo aho hantu Uwiteka yarahibikiye, ntawe yahaye uburenganzira bwo kwinjiramo. Tunarebye atangira kurema umuryango yari wenyine. Imana itangira kurema umuryango yari yonyine, nta muryango wateranye, nta bigishwe inama. Imana yaricaye iravuga ati ndabona nkoze mu rubavu rwa Eva, rwa Adamu, nakuramo igufa ry'umuntu witwa Eva, Adamu akuzura. Bivuze ngo ubu ngubu turavuga ko umuntu ukwiriye kuri wowe ku buzima bwawe ni Imana. Hanyuma rero ugasanga wenda n'abakristo baravuga bati reka iwacu banze bariya abantu, ngiye umuryango wamvuma, cyangwa se mushatse umuryango wamvuma. Alex, ibyo bintu nk'umukozi w'Imana, se uyo mivumo urayemera? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, wenda turiho tunihuta tugana ku musozo, ni iki gishobora gukorwa kugira ngo abantu be kugirwaho n'izo ngaruka zaturutse muri kirazira? Hari ikintu nari ndiho ntekereza uri uvuga, ukuntu izo zangano zabereye ahantu tutazi zikomeza kuba uruhererekane mu buryo buri indirect. Kuko umukobwa iyo arambagijwe akarambagizwa n'umuhungu wo kwa runaka, bigasoza ya miryango yombi igiranye ikibazo. Umukobwa wenda agarutse avuze ati iwabo banyanze ngo ntibashaka muri uyu muryango, cyangwa umukobwa wabo bakavuga ati uriya muhungu nitumukeneye. Ndatekereza iyi miryango ibiri bigiranye ikibazo. Noneho ubwo bitumye nibaza imbaraga uwo mwuka ufite, ndanibaza n'izindi mbaraga zakoreshwa kugira ngo ubwo ruhererekane rw'ibintu rwabereye ahantu tutazi gwe gukomeza kuza rufata n'ibinyejana n'ibindi. Sinzi niba nsobanuye neza ikibazo cyanjye. Imana ibahe umugisha. Ndimo ndabyumva. Biragoye, ariko hari uburyo twabitwaramo. Ubundi umuvumo ni amagambo yaturwa, kandi ariya magambo akurwaho n'andi. Kugira ngo ibyo bintu hari igihe twigeze kubivugaho, akurwaho n'andi. Ijambo rikurwaho n'irindi, burya itegeko rishobora gukurwaho n'irindi tegeko. So bivuze ngo icya mbere ni uko tuganira, ibintu bikaganirwaho. Ngira ngo n'ababyeyi n'abakuru n'iki bari bakwiye kuba badufasha kugira ngo tuganire kuri ibi bintu, dufashe umuryango aho bye kuba ibintu byo mu rwihisho. Kuko urumva
inteko yacu y'umuco nyarwanda nijya hari ikavuga kuri televiziyo, ikavuga ku bitangazamakuru, nta hantu ndumva barimo kuvuga ngo uyu muryango ntiwemerewe gushakana n'uyu. Ahubwo ni ibintu bakwihererana mu cyumba, nta nubwo babibwira wa musore wagukunze cyangwa wa mukobwa wagukunze, we baragutwara wewe ku giti cyawe bati utibeshye. Bivuze ngo icyo kintu bakubwira uribaze kuki babimbwira mu bwihisho ubundi, kuki atari ikintu bambwirira ku karubanda, kuki atari ikintu kubera iki papa wawe yabikubwiye mu bwihisho, hanyuma bamubaza mu itangazamakuru twumvishe ko umwana we yakundanye na runaka, hanyuma biza habaye iki, papa ati papa hari kitaragenze neza hari ntago mbizi, akabikwepa. Bivuze ngo ntabwo dukwiriye kuba turaga abana bacu ibintu natwe tudafitiye ishema ryo kuvuga ku mugaragaro. Bivuze ngo ikintu cyose ushyira mu bwihisho, ikintu cyose uvugira hatagaragara gikwiriye kuba gikemangwa. Ikintu kizima kishyirwa mu mucyo ahabona. Niba ari umuco mwiza turawushyira ahabona, tuwamamaze, tuwigishe indangagaciro zikwiriye abanyarwanda. Ariko niba ukizana ryavangura rishingiye kuri runaka na runaka bagiye babyara bagahererekanya imbyaro zigakura, ibyo ntago bizaba byiza, ntago bizaba byiza kandi simbishyigikira. Rero icyo Bibiliya ivuga, tubona abagabo b'Imana muri Bibiliya bakoranye n'Imana, bagiye agashaka mu bwoko atavukamo, Imana ntibigireho ikibazo. Niba Imana nayo ubwayo itaragize kuri ibi ngibi, Imana ishyigikiye ko umugabo akunda umugore, umugore akundana n'umugabo, bakubakana bakabana, udashingiye ku bwoko, udashingiye ku ruhu, udashingiye ku rurimi, udashingiye ku idini, udashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose. Umuntu yakundanye n'undi bashobora kubana kuko n'Imana itanga urukundo. Iryo ni ryo hame rya mbere dushingiraho. Ibindi bigendana rero kuronda uruhu, umuryango, ibihango n'ibindi, ndumva atari ibintu dukwiriye gushimikiriraho cyane. Wenda icyo umuntu yakora kuri abana bose, ndamutse nshatse nkagibwaho n'uwo muvumo byagenda gute? Urumva aho biba bigoye. Ababyeyi bakwicaje, cyakoze reka ngarure kuri babandi bizera Kristo, aba ari wo mperaho. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza buhari, niyo mpamvu inkingi y'umuryango, indangagaciro yubakiraho ari za gikristo, kuko hari indangagaciro nyinshi cyane zitandukanye. Niba wizera Kristo, ukaba uri umukobwa uri umuhungu ukijijwe, ukwiriye kuba ufite kwizera kuvuga ngo wemerewe gushaka no gushakwa n'umuntu uwo ari we wese, apfa kuba ari w'Imana yaguhitiyemo. Kuko Imana niguhitiramo ntabwo izagendera kuri kirazira z'umuryango wawe, ntabwo izagendera ku cyo runaka na runaka bapfuye bigahinduka urwango hagati. Ntabwo ibyo ngibyo Imana ibigenderaho. Kuko Imana irema Adamu na Eva ntibari bafite ubwoko runaka ngo uyu munsi tuvuge ngo uyu ntiyashaka muri ubu bwoko, bari abantu babiri. Bivuze ngo Imana yashatse kwerekana ko muzaba umwe. Ibyo uvuga by'umuryango w'ubwoko n'iki, muzaba umwe nimushakana. Imana ivuga ko iyo umugabo n'umugore bamaze guhura bahinduka umuntu umwe. Icyari amoko abiri ntikiba kigihari, haba havutse ubwoko bumwe. Bivuze ngo rero dukwiye kurenga ibyo ngibyo, umuvumo ukurwaho n'uwaho kuvumye cyangwa ugakurwaho no gusenga n'Imana. Twabivuzeho ku by'imivumo igihe cyatambutse, wenda bareba mu kiganiro cyabanje, ariko abantu bagishingikiye ku bintu byo kuvangura imiryango, kirazira, bihango, nagerageje kubivugaho cyane. Impamvu byabagaho ntabwo ari ibintu dukwiye kuba twubakiraho uyu munsi. Umwana ahuye n'undi ku ishuri, ibyo nta n'ibyazi, nta n'amakuru afite, hanyuma ba bantu basigaye nta n'umuryango wahafite, bakureho bati oya hari inzigo. Iyo nzigo umwana uramwishe, uramwangije, kuzagira ngo azongere gukunda, azahora atekereza rwa rukundo rwe rwa mbere. N'urushako agiyemo murimo muramutsindira undi muntu atakunze, ngo ahubwo ngo rongora hariya ngo bara nibo duhana abageni, ugasanga ntibiciyemo. Nyamara wa undi yari yakunze mbere, yari afite umutima wose wo kumwiha, nawe akamwiha, abana bagakundana. Alex, hari abantu ejo numvaga batanga ingero ati dore naka, ati naka yabirenzeho atagirwaho n'izi ngaruka, ati naka birengaho agirwaho n'izi ngaruka, ati ese wowe uremera ko abo bantu urugo rwabo rutabaye rwiza kubera ko ababyeyi babavumye, cyangwa se
uyu munsi umuryango ufite icyo kibazo wenda uri uhura n'ingaruka satani akabemeza yuko ari uko bagiye ababyeyi da ngo batabyemeye, ubu ushobora kugira iyihe nama, ndetse dusa nk'abagana no ku musozo usa nk'ugira inama nkeya usoza ugiriye abari kudukurikira. Imana ibahe umugisha. Ndumva inama natanga, ntabwo naje kuvuga ngo wa musore we wa muhungu we, niba ababyeyi hari ukuntu barimo kukugira inama ku muntu mugiye gushakana ukabona batabyumva, ntabwo ndimo kuvuga ngo umwana yihenure ku babyeyi. Ababyeyi n'ababyeyi bawe, nta n'abandi uzigera ugira, abo nibo babyeyi bakubyaye. Ukwiye kuba wumvikana nabo, nibo bazagushyingira, nibo bazafatanya nawe, nibo bazakomeza kurerana abana uzabyara n'umuryango. Ntekereza ko kuba hari ibyo abantu batumvikana, niba koko ari Imana yubaka urugo, niba koko ari Imana yaguhaye kubana n'uwo muntu mugiye kubana, ariko ukabona ababyeyi bawe batabyumva, ntabwo bikwiriye kuba impamvu yo kuba gusambuka n'ikirundi, yo kuba gusenya k'umuryango cyangwa k'urukundo rwayo. Oya, Imana ntabwo yaje gusenya umuryango yerize. Bibiliya ivuga ngo umugisha Imana itanga ntabwo yongeraho umubabaro. Tubigarurire mu ijambo ry'Imana. Ni Imana yaguhaye umukobwa, yaguhaye umuhungu, akaba ariyo yabikoze yerize, Imana izahagararana nawe kugira ngo mwubake urugo rwiza. Naho haba mutumva kimwe ku ngingo runaka nk'ibyo twagiye tuvuga, umuryango, ubwoko, biki, ibintu nk'ibyo ngibyo, nta mafaranga afite, ntiyize we warize, hari utuntu twinshi abantu bagenda bazana. Iyo ari Imana yaguhaye umuntu ishaka kubakira umuryango, iyo Mana ihagararana nawe muri icyo kibazo. Uwo byabibaho ndamugira inama rero, byaramubayeho cyangwa ariyo kese arimo, cyase n'umubyeyi ufite umwana bati umwana ko numva namubuza nagira gute. Niyo mpamvu Imana ihari kuganira, gusenga, ibintu bijya mu buryo. Ntabwo nemera abahangana, ntabwo nemera abana batoroka imiryango bakajya mu kindi gihugu bakajya gushakanirayo, bakazabiyo barahunze umuryango. Ibyo sinemeranywa nabo, kuko hari ikindi kibazo bateye kandi kizabakurikirana mu buzima bwabo. Bivuze ngo hagomba kubaho umutekano muri iki kibazo, hakabaho kuganira, hakabaho gusenga, kubiha igihe, apana kuvuga ngo nemeje ko nzakora ubukwe kuri iyi tariki, niba mutabyemeye ndijyana. Oya, ibyo si byo. Umukobwa wabyawe n'ababyeyi ugomba kububaha. Wenda ihangana, ubiha igihe, hamwe no gusenga, hamwe no kugisha inama, bigeraho bikagira umurongo kandi urugo rukagenda neza. Hanyuma iyo babyanze burundu, iyo babyanze burundu habaho gufata icyemezo ukoresheje umutimanama. Iyo uri umusore, iyo uri umukobwa, Imana ibaraguhaye umutimanama, ukamenya ngo iki kintu ndacyumvira cyangwa si inyumvira bitewe n'impamvu zawe washyize liste wakoze. Ntabwo navuga icyo wakora muri uyu mwanya, ariko nzi ko hari uwashakana na wa muntu, hari n'utashakana nawe. Biterwa n'umutimanama wawe ukirimo kuganiriza muri uwo mwanya, ko umutimanama wawe niwo uzakomeza kukuyobora no gufasha gufata ibyemezo by'ubuzima bwawe ejo hazaza. Arakoze cyane umutumirwa wacu, ngira ngo abadukurikiye muranyuzwe. Ngira ngo Alex haramutse hagize uwatsinzwe muri iki kiganiro, yazaca kuri nimero 0788350413, hanyuma wenda tukamuha inama y'uburyo yabageraho, wenda mukamufasha gusenga cyangwa mukamugira inama, kuko ibi bintu biremereye abantu benshi. Icyo naraye nkibonye rwose, nditeguye cyane gutanga ubwo bufasha. Hariho ibisaba gusengerwa, hariho ibisaba inama gusa, kuganirizwa umuntu mu mutwe akumva arahumutse. Hari inama nyinshi cyane kandi byinshi twabivugira aha ngaha, hari byinshi umuntu atabona uko ajya muri detaye, ariko rwose karibu. Ikibazo cya nyuma nari nibagiwe kandi nasabwe n'abantu kukubaza, ni ikivuga ngo ese umuvumo ufata ni uw'umubyeyi iki? Kuko ababyeyi, umuntu muri iki gihe usanga wenda imiryango yaracitse, benshi barapfuye cyangwa iki, umwana yarasigaranye nk'umuntu umwe wenda mu muryango, yaza kumwereka umugeni cyangwa icyo akavuga ati ndabyanze, nubirengaho nzakuvuma. Ubu rero basigaye barebana byinshi, oya yavuye Burundi ni kavukire, yavuye muri Kongo, yavuye ibyo nabyo bijya biba impamvu. Umuntu yavuze ati ariko ubu tubarize, ese umuvumo Imana yemera n'uturutse mu mubyeyi
ati ko iyo turebye imana ire mu muryango yaremye papa mama abana abandi bantu bashamikiyeho nta hantu tubasanga muri bibiliya ariko usanga kenshi aribo batera ibibazo nsubiza twihuse bataza kumva mufitanye isano y'amaraso uhereye kuri so cyanyu kukubyara nyogosenge so wanyu nyokorome umubyeyi wese mufitanye isano y'amaraso yakuvuma gusa imivumo yabo ishobora kutagira imbaraga zimwe bitewe n'iyo sano nyine mufitanye yakuvuma yakwaturaho amagambo mabi kandi akakugiraho ingaruka ariko nanone dushobora kugaruka ku ruhande rw'abantu bizeye Kristo nicyo kintu nshaka kugarukaho Bibiliya iravuga ngo umuvumo udafite icyo ufataho ngo umeze ngo nk'igisiga kiguruka umeze nk'inyoni iguruka ni ukuvuga ngo ntufite ireme ubundi umuvumo ugira ingaruka zikomeye ni ukuba wakoze ikintu gikomereye ku mubyeyi cyangwa se kuri uwo muntu tubashye agufiteho ububasha n'ubutware yarangiza nawe akakuvuma witwaye nabi wakoze ikintu kitari cyiza umubyeyi akarakara bwa burakara afite nibwo arekurana ijambo ribi ku buzima bwawe rikakomaho ariko niba mu buzima bwawe uri mu mucyo uri mu kuri nta kibazo wiyiziho wenda umubyeyi akaba agushuka gukora ikintu kibi ukacyanga hari uburyo uwo muvumo Imana ishobora kuwukurinda uranyumva neza Hereza hari uburyo uwo muvumo ishobora kuwukurinda ariko mu gihe icyo wakoze kikurega wa muvumo ukugiraho ingaruka ariko mu gihe nta kintu wakoze kikurega wa muvumo ntugira imbaraga ku buzima bwawe rwose hari abantu batinya ngo ntinye mubyeyi ugasaba abantu bahora n'ubwoba oya Imana yatugize ab'umudendezo Kristo Yesu yaje kugira ngo tubatuke ku kintu icyo ari cyo cyose tuba b'umudendezo iyo nta kintu kikurega imbere y'Imana umwana w'umuntu ibyo yavuga bimera nk'amazi agwa ku rutare akagenda kuko Imana ni data wa twese yamaze kutuvanaho umuvumo n'amategeko kubw'amaraso ya Kristo undi muntu wese waza hejuru y'icyo ngicyo hari amaraso ya Kristo adusangaho niyo mpamvu nsoza nahamagarira abantu kujya mu maraso ya Kristo bakabaho ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo kugira ngo bagire uburinzi bw'iteka ryose ndumva ari uko nasubiza arakoze cyane umutumirwa wacu turashimiye abadukurikiye mwese twabagejejeho nimero mushobora gutangaho wenda ibitekerezo byanyu ushobora kuvuga uti hari icyo numva nakunganira ku byo Alex yavuze wazatwandikira nayivuze 0788350413 cyangwa wayireba muri screen hanyuma nawe ukaza ukatubwira icyo utekereza kuri ibi bintu ko turi kubikoraho ubushakashatsi nk'igisa nk'ubushakashatsi Alex rero tugana ku musozo ndagira ngo mbashimire ko mudahwema kwitabira ubutumire bwacu Imana ibahe umugisha shimiye aba followers bose b'inkingi y'umuryango shimiye Cyprian wadufashije kugira ngo aya mashusho aboneke nyaboneka Cyprian nubwo mutamubona ntacyo atwaye ukeneye wagufotorera cyangwa gukamera wazambwira nkamukwereka ni umusore nawe urimbye cyane Imana imuhe umugisha Cyprian udufasha kugira ngo aya mashusho aboneke naho ubutaha Imana ikomeze ibane namwe